umuntu aragenda karama like 50 years ariko uzarebe Yesu yamaze imyaka ingahe mwisi yamaze 33 yamaze imyaka 33 mwisi ariko nakunze ijambo yavuze ku musaraba Yesu yavuze ijambo ati it is finished ku musaraba abambwe yaravuze it is finished what was finished niki cyari kirangiye the assignment umurimo task Imana yari yamuhaye yarayirangije ku musaraba avuga ati it is ntabwo yavuze ngo I'm finished ntiyavuze ngo ndapfuye yaravuze ati birarangiye. Turabashuje inshuti mwese mudukurikiranye aka nakanya keza tugiye kuganira amagambo y'Imana ngewe ubasuza nitwa Mahirwe Fiston ndi kumwe n'umukozi w'Imana reka nababibwire nanjye banyita mukinzi chance mukinzi chance ndakwakiriye cyane Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Turanezerewe tumva twuzuye ubuntu bw'Imana ko tugiye gusangira amagambo y'Imana kandi abasaba kugira ngo tubane twumva amagambo y'Imana. Rero twatangira dusenga tugatangira ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye turaguhimbaje nyiribihe urakomeye urahebuje ihwanye nawe ninde usa nawe imirimo y'amaboko yawe iratangaje ninde ungana nawe imirimo y'amaboko ko ari wowe wenyine ukomeye ko ari wowe wenyine wera y'amaboko yawe iratangaje wamana tuguhaye icubahiro muri aka kanya reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bigaragara ahantu wamana winjire muri iri jambo kuko mbere na mbere hariho kandi iryo jambo y'ubwoko bwawe byahoranye n'Imana kandi iryo jambo ryari wowe ngo nta cyaremwe kitaremwe n'ijambo ushoboye kurema uciye through this word through your word ushoboye kurema ugasana imitima ukubaka ubuzima bw'abantu ugakora ibikomeye mu bantu ukabohora imitima ugagereranywa mu ijambo ryawe hari imbaraga zibohora abantu utugirire neza tubona ubwiza bw'Imana shimwe n'ijyawe urakoze Jehova akanya mwana urakoze Jehova hallelujah amen ya Imana ibaho umugisha cyane dufite ijambo ryiza cyane uyu munsi twateguye bagira ngo umukozi w'Imana mukinzi dukorereho introduction y'ijambo tugiye kuganira muri aka kanya uha abantu topic tugiye kuvugaho ijambo ry'uyu munsi nakiriye murakoze cyane tugiye kuganira hejuru y'ijambo topic tuvugaho tugiye kuvuga hejuru y'igihe kuko turi mu gihe kandi igihe nico twagene nico twahawe n'Imana kuko turi hano for a purpose Imana yaduhaye igihe kugira ngo tugikoreshe neza so tugiye kwibutsa abantu ko dufite igihe kandi ico gihe kibaze ntabwo dufite iteka ryose we don't have eternity we don't have forever kuko Imana igiye kurema umuntu yamukuye muri eternity imushira muri physical imushira mu buzima busanzwe muri time kuko umuntu ntabwo apfa ahubwo asoza assignment yiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Umuntu iyo bavuze ngo runaka yapfuye runaka ntaba yapfuye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abapfuye bumva ngo ntabwo baba barapfuye babasinziriye ni uzarebe n'igihe Yesu bamubwiye ko Lazaro yapfuye yavuze ko Lazaro yapfuye yavuze ko yasinziriye muri langage y'abantu iyo umuntu yapfuye tuvuga ko yapfuye ariko muri langage y'Imana umuntu ntaba yapfuye aba yasinziriye Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Iyo umuntu rero asinziriye ni ukuvuga ko ntabwo ari ukuzura ni ukubyutsa wari usinziriye Hallelujah. kuko impanda nivuga abantu ntabwo bazazuka abantu bazakanguka babyuke. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. So we introduction y'iryo jambo natekereje hejuru y'igihe bene data turi mu gihe igihe kibarirwa mu mwaka kibarirwa mu mezi kibarirwa mu byumweru kuva Yesu yavuka batangiye kubara bazamura ubu turi mu mwaka w'2021 nawo ugiye kurangira ubu ngubu hari ibinyejana bingahe hari ibinyejana byinshi bimaze kubaho kuva Yesu yavuka so hari assignment Yesu yaduhaye amaze kujya mu ijuru yahaye umurimo abigishwa yohereza abigishwa nka kurya Imana yari yamwohereje nawe yego kuko ijambo ry'Imana Yesu arababwiye uti ngo kuko data wantumye nanjye niko mbatumye so urumva ko turi muri wa mwanya wa Yesu we are like ambassadors duhagarariye ijuru mu isi
kuko ntabwo turabisi turabo mu ijuru. We are eternal being. You are not Bwana Sivesa. Hallelujah. Hari ijambo umunyabwenge bishop witwa Dr. Miles Monroe yavuze ati we are not physical being trying to experience time, but we are eternal being having physical experience. Hallelujah. we are eternal being. Tura abantu eternal. Biteka ryose ntabwo tuzapfa. Kuko na Yesu ntabwo yapfuye kandi we are in his image. Kuko Imana ije kurema umuntu niwo wiremye. Yaremye yirebamo indorerwamo, ni nkaho yarafashe miruwari, yarafashe nk'ikiyo nk'indorerwamo ari kureba. Areba afite umutwe agashiraho umuntu umutwe, afite amaguru agashira. Noneho Yesu ahereza umuntu ibintu byose afite, potential yiwe ayiho n'umuntu. Kuko yaranavuze ngo reka tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Ni ukuvuga ngo twebwe mu yandi magambo twari dufite umwuka w'Imana muri twebwe, kuko Imana yahumekeyemo umuntu umwuka wayo mu mazuru, umwuka w'ubugingo muri we. Ni ukuvuga ngo twari Imana mu yandi magambo mu mitekerereze yacu. Urumva Imana imaze kurema umuntu yafashe itaka irabumba, kurya ibumba ushobora kubumba ikindi kintu, noneho imuha image yiwe, imuha image y'Imana ngo tureme umuntu ase natwe. Yego. Urumva rero niba dusa n'Imana rero, amen, niba dusa n'Imana dufite no kubaho iteka ryose, kuko twakoresha igihe nabi, twakoresha igihe neza, at the end of time tuzabaho as a result y'ukuntu twakoresheje igihe. Kandi Imana izajya ibaza umuntu uko yakoresheje igihe cye. Kuko iki gihe ni igihe Imana yari idutije ku munsi w'imperuka, ku munsi wa nyuma, ubwo tuzatanga report z'ukuntu twakoresheje igihe. Ni nka kwa kundi utanga akazi ku muntu, ukamuha akazi ukamubwira ati nyuma y'ukwezi nzaguhemba, ukamuha 30 days, ukamuha iminsi 30, ukamureka agakora umurimo, hanyuma nyuma y'icyo gihe ukazamuhemba. So yaba yarakoze nabi cyangwa se yaba yarakoze neza, ariko igihe nicyo kigaragaza niba umuntu yarakoze neza cyangwa se yarakoze nabi. Igihe ntabwo ushobora guhisha igihe. Oyaye, ntabwo ushobora guhisha igihe n'ubundi kira revealinga icyo umuntu ari. Ntabwo ushobora kwihisha mu bihe, ntushobora. Ushobora no kwihisha ukajya gusambana wihisha, ariko ibihe uko bigenda biza indi igenda igaragara. Igihe kikagaragaza yuko wakoze icyaha. Uzafate nk'umwanda uwushire munsi y'intebe. After many days, cyangwa se tuvuge nko wenda tuvuge imbeba cyangwa se iki kintu wenda bino biba mu nzu cyane, iyo yapfiriye nko muri plafond, yapfiriye muri ceiling hejuru, nyuma y'igihe kirekire abantu bicare muri salo bose hari something, hari ikintu kiri guhumuramo hano. Cyagaragajwe n'iki icyo kintu? Time. Nibihe uko ibihe bigenda biza, igihe cyagiye ku buryo haba decomposition, hanyuma noneho icyo kintu kikabora, abantu bakamenya koko hari ikintu kiboze. So niba hari ibyo uri gukora now, igihe kizagera tumenye niba ari cyiza cyangwa se niba ari kibi, niba warakoze neza. Nuko igihe rero ni Imana yaduhaye kugira ngo tugikoreshe neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri yo ibice 14 no ku murongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo iminsi ye yategetswe, umubare w'amezi ye ugategekwa nawe, kandi ukamushiriraho urugabano atabasha kurenga. Amen. Urumva ko Imana mu kurema umuntu yamushiriyeho limit, yamushiriyeho urugabano atabasha kurenga. Urumva rero abantu hari igihe tubaho tukibagirwa yuko dufite limit, tukibagirwa yuko dufite urugabano. Ibyo wakora byose nshuti z'umusaraba, ibyo mwakora byose
uze wibuka yuko ufite igihe. Buriya na product zose basanzwe bakora bajya bashyiraho date. Of course. Date d'expiration. Manufacturing na expiration. Ni ukuvuga ngo bakora product bakavuga ngo izarangira igihe iki n'iki runaka. Niko rero natwe ubuzima bwacu bwo muri iyi si ntabwo tuzabaho forever muri iyi si, dufite igihe, ariko nyuma y'icyo gihe tuzabazwa uko twakoresheje igihe. Tuba abo dushaka kuzaba bitewe n'ukuntu twakoresheje igihe, kandi ibintu byose muri iyi si biberaho mu gihe. Nta kintu iyo ufashe Imana niyo uzareba Imana ni inyabwenge cyane. Ndanezerewe. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Imana yadufashe dukura muri eternity. Idushira muri time. Kugira ngo tu experiencing time. Ariko turi spiritual. Turi eternal. Kuko Imana yadufashe dukura mu ijuru, kuko nubundi twari turi muri yo. Iradufata none itwambika time, itwambika isi. Iratubwira ati nimugende noneho isi experiencing time. Urumva yuko nyuma y'iki gihe turimo, nyuma y'iki gihe Imana izatubaza ati igihe wamaze mu isi, the assignment icyo naguhaye gukora, kuko ntawe uza mu isi adafite assignment, ntibishoboka. Ntabwo Imana yakuremeye for nothing. Dore hano hari umugabo wavuze ngo hari utuntu ndimo nandika. Hari umugabo wavuze ngo hano no human being came to this planet empty. Ni ukuvuga ngo umuntu wese yaje muri iyi si hari ikintu Imana yamushizemo, hari package Imana yashize buri muntu wese. Ni ukuvuga ngo nuriya muntu ubona asa n'udafite ubuzima, umuntu umugaye, umuntu waje ari impumyi, umuntu waje mu isi abantu babona nta mumaro afite, uriya muntu afite purpose yaje muri iyi si kuma. Niyo mpamvu rero we are here for nothing. Ntabwo twaje muri iyi si kubw'ubusa, hari purpose y'Imana ku buzima bwacu yatuzanye muri iyi si. Ngiye nkunda kumva abantu bavuga uti ngo gupfa umuntu ashaje ngo ni umugisha. Gupfa umuntu ashaje, gupfa ufite imyaka 90 100, utaho ngaho uyo ni umugisha. It's a blessing. No mu rusengero tujya twirwa tubyatura dusaba ngo Mana turaturaho kurama imyaka myinshi, uzabara imyaka 100. Let me ask you, Imana iguhereza imyaka 100 uyikoresha iki? Ni icyo kibazo. Bwira abantu ku imyaka myinshi. Muri Bibiliya uzasome mu itangiriro hari umugabo witwa Metusela, yaramye imyaka 969. Ariko muri iyo myaka batubwira ko gusa yabyaye hanyuma arapfa. Bashiraho akadomo. Pointre barafunga, barapfundikira. Ntibatubwiye ibyo Metusela yakoze imyaka 900. Imagine my friends, Imana ikaguha imyaka kurama 900, hafi igihumbi. Hari buri myaka hafi 30 kugira ngo ageze igihumbi. Ariko muri iyo myaka tukumva gusa makuru yuko yabyaye hanyuma arapfa. Nta mirimo ya Metusela tuzi yakoze. Ariko Mana ya ni nabyo n'abantu muri iki gihe niko tumeze. Uwo umuntu aragenda karama like 50 years. Ariko uzarebe Yesu yamaze imyaka ingahe mwisi? Yamaze 33. Yamaze imyaka 33 mwisi. Ariko nakunze ijambo yavuze ku musaraba Yesu. Yavuze ijambo ati it is finished. It is finished. Ku musaraba abambwe yaravuze it is finished. What was finished? Niki cyari kirangiye. The assignment, umurimo, task Imana yari yamuhaye yarayirangije. Ku musaraba avuga ati it is, ntabwo yavuze ngo I'm finished. Ntiyavuze ngo ndapfuye. Yaravuze ati birarangiye. Ntabwo yapfuye afite imyaka 33. Koko tuvuze ngo gupfa umuntu ashaje ngo uti ni umugisha. Twavuga ko Yesu yagize, twavuga ko Yesu noneho yakenyutse. Yaravumye. Tuvuga ko Yesu yaravumye se. Ibyo ntibishoboka. Gusa urumva ko ideology twebwe dufite mu bitekerezo byacu si ko Imana itekereza. Ushobora kubaho imyaka 1000, undi akabaho imyaka 5. Umuntu wabaye imyaka 5 agatanga umusaruro ku Mana kuruta wabaye imyaka 1000 bitewe n'uburyo yakoresheje igihe ciwe. Kandi Imana ntiyaguma kukongera igihe nico yaguhaye utari gukoresha neza. Subiramo ako kana. Melari de fa. Subiramo ako kana. Imana ntabwo yashobora kongera igihe uri gusesagura nico yaguhaye. Hari umugabo muri Bibiliya uzasome muri Yesaya ibice 7 ngire ngo umugabo witwa umwami Hezekiya. Umwami Hezekiya
yakoze yabayeho ayobora Isiraheli. Ageze igihe Imana ibwira umuhanuzi Yesaya ati genda ubwire Hezekiya ategura iby'inzu yiwe agiye imyaka yashize limits byarangiye agiye gutaha. Noneho uwo mugabo aravuga ati no ngiye gupfa gute? Asenga Imana, asaba Imana, abwira Imana uti no shaka kunyongera igihe, nyongera time. Imana ati se nkongere time kubera iki? Uwo mugabo asenga ati Imana umpe ikindi gihe nongere ngukorere, nongere nkore ng'ibya bintu nakoze. Kuko uwo mugabo yari akoreye Imana mu gihe cye, kuko mu gihe cye Isiraheli yari itangiye gupagana, itangiye kuramya ibishushanyo. Hanyuma uwo mwami agarura Isiraheli abasubiza mu rusengero, agarura Imana ya Isiraheli, abantu bongera kujya mu rusengero barasenga. Hanyuma aje gupfa rero ati no ni gute ngiye gupfa kandi ntubona n'ibi bintu nakoze? Bose wanyongera igihe. Imana yaramubwiye ati no ngireka nkongera igihe, ngiye kongera 15 years, imyaka 15. Ariko se muri iyo myaka 15 yayikoresheje iki? Ubusibiza umupfu gusa yagize muri iyo myaka. Muri iyo myaka 15 bavandimwe, uwo mwami yakoze ibintu bitabaho. Nico gihe ngo ubwoko bwa Isiraheli bwasubiye mu byaha. Muri iyo myaka 15 gusa yongerewe, akora ibyaha, aranebwa, umwami asubira inyuma, Isiraheli isubira mu mwijima. Urumva ko yarashaka gukorera mu gihe cya bonus, mu gihe kitarice. Urumva rero Imana ntabwo ishaka kutwongera igihe, ishaka ngo dukoreshe icyo dufite tugikoreshe neza. Hari umuntu wavuze ngo, yaravuze ngo the greatest enemy of man is not Satan but ignorance. Buriya abantu benshi, reka tubivuge mu Kinyarwanda, umwanzi ukomeye w'umuntu ntabwo ari Satani, ahubwo ngo ni ubujiji. Iyo umuntu atamenye gukoresha igihe ciwe neza aba ari ubujiji. Buriya ubujiji nibwo bwisha abantu benshi. Ubujiji butuma umuntu akora ibyo atakakwiriye gukora. Ubundi ubujiji nge nabyita ko ni nk'icyaha. Ni icyaha. Kuko icyaha ijambo ry'Imana rivuga ati ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Urumva rero kutagira injiji ntabwo zava mu byaha, kuko kuva mu byaha niko kujijuka. Kuko amasaha ya Bill Gates niyo kimwe n'ayanjye, niyo kimwe n'ayawe. Ariko uko Bill Gates akoresha isaha ziwe, igihe cyiwe siko twe tugikoresha. Buriya itandukaniro ry'umukire n'umukene ni uburyo bakoresha igihe cyabo. Uvuze akantu keza cyane. Buriya twese dufite amasaha angana mu isi. Everybody twese dufite 24 hours. Yaba ari umwami, yaba ari Obama n'abari ba president b'ibihugu bikomeye, n'ikimuga kiri ku muhanda hariya kiri gusabiriza, bose bafite 24 hours. Ariko ahantu batandukaniye ni muco bamaza iyo 24 hours. Niyo difference ihari mu buryo bakoresha igihe cyabo bahawe. Bene data, twige gukoresha igihe cyacu neza, kuko nituva mu gihe kuko Dawudi yarasezera avuga ngo ikuzimu ngo nta mirimo nta migambi, nothing, nta mirimo nta migambi ibayo. Imirimo n'imigambi bibera hano ku isi, kandi iyo mirimo igakorerwa mu gihe. Yesu mu gihe yabaye mu isi yakoresheje igihe cye neza. Yabwiraga abantu ari kwirukanka n'igihe, akabwira abantu akababwira uti ngwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Yari aware, yari aware, yari conscious y'igihe. Kuko yavuga ati ubwo data akora nanjye nkwiriye gukora. Rero nta mwanya wo gupfa ubusa ufite. You have no time to waste. Umwanya umuntu ufata uri gusoma Bibiliya cyangwa se uri gusenga. Umugabo pastor witwa Antoine Rutayisire hari akajambo kamwe yavuze ndagakunda. Yaravuze ati ubwenge ni iki? Ngo ubwenge ni ukumenya gusimplify ibidafite umumaro mu buzima bwawe, ukabiramplasa n'ibifite umumaro. Nibwo bwenge. Ukareba mu buzima bwawe bya bindi uhakanya. For example, ugasanga uri umunyeshuri cyangwa se uri umukozi w'Imana, ukamara 3 hours like 5 hours wicaye kuri televiziyo uri kureba film, uri kureba movie. Iyo ni time uri kuruzinga imbere ya televiziyo.
muri ayo masaha 5 hari umuntu uri utangiye business, hari umuntu uri gusoma Bibiliya, hari umuntu uri gusenga muri ayo masaha 5, wowe uri kureba televiziyo. Ayo masaha wamaze imbere ya televiziyo, nanjye wamaze amasaha 5 imbere y'Imana ndi gusenga, ndi gusoma ijambo ry'Imana. Urumva abo bantu bazahuza batandukanye cyane ijana ku ijana. Abo bantu ntabwo banahuza amavuta, ntibanahuza n'ubusabane n'Imana, because ukuntu bakoresha igihe biratandukanye. Nokuri buriya abantu ndagira ngo tubwire abantu twige gukoresha igihe cyacu neza, kubera ko ibyo dukorera muri iyi si ku iherezo ry'ubuzima bwacu Imana izatubaza uburyo twakoresheje igihe cyacu. Kuko abantu benshi barimo barata igihe cyabo, bari enjoyinga, abantu benshi barimo kwenjoyinga isi. Yes, ibyo waruvuze, abantu baramara umwanya munini bari ku screen barimo kureba amafilime, umuntu akamara ukwezi kose arimo areba filime z'ama season. Icyo cya movies ni ikintu, ni nk'indwara yinjiye mu ba youth, mu basore. Abasore bafite ikibazo gikomeye muri ibi bihe turimo byo kuba imbere ya camera every time, imbere ya screen. Aya matelefone utayahaye umwanya yagukura mu muhamagaro. Telefone yawe screen utayihaye umwanya specific time, ushobora kukwicira izindi gahunda zose n'umwanya Imana yakaguhaye ukoresha igihe cyawe neza, ukawukoresha nabi, telefone yagutwaye ugasanga uri ku losing time. Telefone utayikoresheje neza yagukura mu gihe. Telefone utayikontrolinze yagukontrola. Ntabwo telefone ari mbi, telefone ni nziza, ziradufasha guhamagara, ziradufasha kwandika, but iyo utayihaye time, uburyo uyikoresha telefone ishobora kugukoresha. Hari abantu bafite ni nka addiction, bamaze kuba addicted kuri screen, ntibashobora they can't live without, ntibashobora kubaho ahantu hatari screen. Iyo ni indwara ikomeye. Urabona hari n'ukuntu umuntu abyuka mu gitondo umuntu akiri mu bitotsi. Hari umwana nzi yajyaga abyuka agisinzira agihumirije, agahumiriza ariko ukuboko kukagenda gukabakaba gushaka telefone iri kugira ngo usango arebe ko hari umuntu wamwandikiye. Urumva ukuntu ibintu bikomeye, ibintu birakomeye cyane. So tugomba kubyuka tukamenya ko tudafite forever, nta gihe gihagije dufite. Bene data, uko ugenda losing time every day, don't count days, but make day count. Yes. Akakantu kangasubiremo, ntukabara iminsi ahubwo uzagere ku iminsi ibara. Iminsi irimo iraducika. Hari muri ibyo arembye ati ngo irashira, ndore iminsi irashira. Dutabara ubu twese twe gukererwa gutyo, umwanya umara utari gukoresha igihe cyawe neza. Hari abantu bari gupfa mu bitaro, babuze ubabwira ijambo ry'Imana. Kandi abo bantu Imana yabwiye Ezekiel amubwira uti umunyabyaha ntakizabuza umunyabyaha gupfa, umunyabyaha azapfa, ariko amaraso ye nzayakubaza. Nzayakubariza iki? Ni gute umunyabyaha ashobora gupfa kandi hari umukristo iruhande? Our duty, our task, icyo Imana yaduhaye, yabwiye abigishwa mugende mu mahanga yose muhindure change. Ubundi nako ngako mbahaye igihe, mbahaye time, mugende muhindure abantu kuba abigishwa bandi. Hari akantu ejo bundi numvise umugabo witwa Marcelo yavuze, abigishwa bari mu cyumba cyo hejuru bari gusenga, bafashe time bari mu cyumba cyo hejuru bari gusenga, babwira Imana uti duhereze imbaraga, duhereze umwuka wera. Imana yavuze ati it's okay, reka mbahereze umwuka wera. Ibaha umwuka wera kuri Pentecote. Muri icyo gihe ngo hari umunsi mukuru, abanyamahanga bavuye mu bihugu bitandukanye icyo gihe bazaga muri Isiraheli bakaza guhaha, kuko bakoraga ikirori, bakoraga nka fete, umunsi mukuru wo kwizihiza isarura, ni nk'umuganura. Wari umunsi w'umuganura. Hanyuma icyo gihe noneho bihurirana yuko umwuka yamanutse. Ba Petero bari mu cyumba cyo hejuru. Imagine Petero icyo gihe yari amaze imyaka ingahe? Yari amaze imyaka 3. Twavuga ko yari akiri bebe spirituel.
imyaka 3 abana na Yesu. Muri ico gihe noneho ajya mu cuma cyo hejuru, umwuka mare kumanuka, babona umuriro ngo hejuru mu mitwe. Ubu ngubu ikibazo hari time yo kuba mu cuma cyo hejuru, hakaba na time yo gusohoka. Niho ushaka kugana. Nk'iyo Petero adasohoka ngo ave mu cuma cyo hejuru, wa munsi w'umuganura ntihari gukizwa abantu 3,000. Reka nsubiremo aka kantu. Petero niyo atava mu cyumba cyo hejuru, igihe umwuka yari yamanutse akagumamo, kuko nibyo twe dukora. Ntabwo nous ne sommes jamais prêts, ntabwo turi tayari. Every time Imana tubwira uti mugende, like twe tugaguma Yerusalemu, ngo turacakeneye undi mwuka, turacakeneye undi muriro, tugashaka kugira umuriro munini. Niba wabonye agaflame kamwe k'umuriro, ugashaka kugira uduflame 5 kugira ngo usohoke. Tujye kureba abandi bameze nabi hanze, kuko tutabikora Imana izabitubaza, kuko niyo task, nta kindi Imana yaturemeye. Yesu yavuze ijambo rikomeye, uti nkiri mwisi ndi umuco w'isi. Ukiri mwisi you have to shine, uri umuco w'isi. So abantu bari mu mwijima, umuco ugira agaciro mu mwijima. Iyo umurobyi atafata urushundura ngo ajye ku nyanja kuroba, ntabwo ifi iva mu mazi ngo imusange ku musozi nguti ndoba, ntibishoboka. Yesu bamwitaga ngo umunyabyaha. Uzi impamvu Yesu bamwitaga umunyabyaha? Yasangiraga nabo, yasangiraga n'abanyabyaha, yajyanaga nabo. Ku buryo nk'akarorero, urebye umugore witwa Marita yari umugore Yesu bahuye afite abadayimoni 7. Abadayimoni 7 barahura, Yesu ntiyamuhunga, ntiyamukemeye ngo tumwizina rya Yesu. Abantu b'iki gihe sinzi niba dusobanukiwe neza umurimo dufite mu isi, sinzi niba dusobanukiwe neza icyo Imana yaduhamagariye. Usanga abantu twinenaguza abanyabyaha, ntidushaka gusangira nabo, ntidushaka kujyana nabo. Kandi umurimo mukuru, akazi gakomeye dufite twebwe kari mu banyabyaha. Ngeze kumva umukozi w'Imana witwa Huduma, Evangeliste Huduma, ngeze kuvuga kana aravuga ngo abanyabyaha ni abakiriya bacu. Ntabwo dukwiriye guhunga abanyabyaha, ahubwo nibo dukwiriye kujya gushaka. Yes, kuko nibo ni nabo bazanye Yesu mu isi. Yesu ntabwo yazanywe n'abakiranutsi, ahubwo yazanywe no gushaka intama zari zazimiye. Ikindi nagira ngo tubwire abantu turimo tugana no ku musozi. Yego, twari turimo tubwira abantu gukoresha igihe. Twige gukoresha igihe cyacu. Paulo yaravuze ngo, unyibukije ijambo Paulo yavuze ngo, narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Amen. Ngo ibisigaye mbiki bikamba ry'ubugingo. Nukuvuga ngo dukwiriye gupfa nka Paulo. Dukwiriye gupfa assignment yatuzanye mu isi gukora twarayirangije. No, kwa kundi twakabone die empty. We should die empty. Ugapfa wumva ko ibyo wakabaye ukorera Imana byose warabikoze. Mahirwe muntu wa mugabo avuzeho, yigeze kuvuga kana aravuga ngo ahantu hari ubutunzi bukomeye mu isi, ntabwo ari muri banki mondiale, ntabwo ari ahantu bacukura za diyama na za petrol. Yaravuze ngo ahubwo ni mu marimbi. Kubera ko mu marimbi hari abantu basinziriye, bapfanye ibintu batigeze bakora. Hariho indirimbo zitahimbwe abantu basinziranye, zisinziriwe hari mu marimbi. Harimo abantu bapfanye imishinga, harimo abantu bapfanye ibyigisho, babisinziranye mu marimbi. We should die empty. Dukwiriye gupfa tukavuga nka Paul wavuze ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Ubu ngewe sinabivuga. Ugira ngo iryo jambo nge narivuga? Ntabwo nshobora kuvuga iryo jambo kuko hari ibyo ngifite byo gukora, hari ibintu bikiri mu mutwe. Abantu benshi barimo barapfana ibintu byinshi Imana yabazaniye mu isi. Kuko twatanye tuvuga ngo nta muntu Imana yaremye mu isi adafite ikintu Imana yamuzaniye gukora. Kuko iyo umugabo n'umugore bagiye guhura, mureke dukoresha iri jambo, iyo intangangabo zigenda ari miliyoni 500,000, muri za miliyoni 500,000 by'intanga imwe niyo ihura n'intangangore bikavamo umuntu. Muri za miliyoni izindi 4,499 zigapfa. Nukuvuga ngo kakanu kagize ubuzima kakabaho, nukuvuga ngo Imana hari umugambi yari ifite, izindi zigapfa. Nukuvuga ngo ntabwo turi impanuka mu isi, twaje Imana yabanje kudutekerezaho
kugira ngo dukore. Ikibabaje nuko tutarimo gukora icyo Imana yatuzaniye mu isi gukora. Birababaje kuzagera imbere y'Imana mu ijuru, Imana ikatugaragaza, ikaduha list y'ibintu twakagombye gukora mu isi tutakoze kandi twari dushoboye kubikora, kandi ibyo bintu biturimo, kuko everything in you, byose Imana yarabifashe ibipakira mu muntu. Ibyo uzakora byose mu isi Imana yabigushizemo. So nutabisohora ni wowe ugomba kubyerekana, ni wowe ugomba kubisohora bigakora bikagaragara. Abantu reka dusoze twavuga bugacya bukira. Fata conclusion, dusoze tuzakomezaho na part 2 y'iri jambo. Ndumva rifite ibintu byinshi cyane. Igihe dushobora tuvuze ku gihe twavuga ibintu birebire, kuko ibyo dukora byose biri mu gihe. N'igihe. So ntabwo twavuga igihe ngo kirangire. Dore n'iri jambo impamvu turimo kurisoza ni ukubera igihe. Ni ukubera igihe? No time. So bene data, tugende twige gukoresha igihe neza. Wa mwanya ushake umwanya, uhe agaciro, ntukazakora ikintu na kimwe kidafite aho gihuriye na purpose yo kubaho kwawe. Nibyo bita gutakaza igihe. Ni ugufata igihe wari kubyaza umusaruro ukagishira ku bintu bitagufitiye umumaro, ugakora long assignment. Bigatuma utinda no mu nzira. Ahantu wari kuzagera mu myaka 5 ukagera mu myaka 10, kuko wa mwanya wa preparation ntawo uhari. Yesu yamaze imyaka 30 ari muri preparation ya ministry azakora mu myaka 3 gusa. My God, Yesu yamaze imyaka 30 mw'abantu ari gutegura ibyo azakora mu myaka ingahe? Imyaka 3 gusa. So bisobanura ko mu mwaka umwe wa ministry wari uhwanye n'imyaka 10 ya preparation. Hari ibintu dukora tukavuga uti ni Imana n'umunyeshuri ufite examen ejo, uzakora examen ukareka kwiga ukabika amakaye ukavuga uti Imana uzanyereka, Mana nzatsinda, ndakwiringiye, ndakwizeye. So ukagenda mu kizame witwaje Imana gusa, ariko still hari ijambo abantu bakunda gukoresha bavuga ngo ryanditswe muri Bibiliya ariko ngira ngo ntabwo ribamo. Bavuga uti ngo kubera wabuze ubwenge ngo uzaguta. So ni nuko kubura ubwenge my friend, nubujije ni ya ignorance twavuga. Ukagenda na Yesu afite ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Niyo mpamvu abantu bishwe na ignorance, ubujije. Iga gukoresha igihe cyawe neza. Wa mwanya umara imbere ya televiziyo uba uri gusoma kugira ngo nguke ubwenge. Niba ushaka kunguka ubwenge, soma. Niba ushaka gusabana n'Imana, senga, soma ijambo ry'Imana. Niba ushaka kugira amafaranga, kora finance, shaka umurimo, shaka akazi, but never waste your time. Ntukazatakaza igihe mwene data. So nuko Imana yari duhaye, Imana iguha umugisha cyane. Nshuti, Imana ibaho umugisha mwari mudukurikiranye. Iri jambo ndumva twari kuvuga ibintu byinshi cyane. Nibiba ngombwa tuzakomeza na part 2 yariyo. Ariko mureke twige gukoresha igihe cyacu neza kugira ngo umunsi w'imperuka Imana nitubaza uburyo twakoresheje igihe tuzabona ibyo dupresenting imbere y'Imana. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Shalom.